Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Seridomina Mukankubana, ndi umukuru w'ababikira b'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami. Naturutse muri diocese ya Ruhengeri ariko nazanye n'abandi benshi. Nitwa Frere Richard Tuyishimire, nkorera ubutumwa muri diocese ya Butare. Murakoze kuduha umwanya kugira ngo tuvuge ibyo twaronse, ibyo twigiye kuri Padiri Ubaldi. Ikintu cya mbere twamwigiyeho ni ibyishimo. Ni ibyishimo twamwigiyeho, nicyo cya mbere mbaza kuvuga. Icya kabiri ni uburyo twabanye nawe. Icya gatatu ni imbuto yatwereye kandi twasigaranye mu muryango wacu w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami. Ku mbuto ya mbere rero y'ibyishimo, mbere y'uko ngera kuri iyo mbuto, murabona ifoto ye. Uriya musaraba yambaye ni uwo twamwambitse, ni umusaraba twambara nk'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami. Ifoto ye yagaragaye amaze kwitaba Imana. Ntabwo twari tuzi ko ariya yasohoka, ariko uriya musaraba yambaye nimubyitegereza, ruriya rubyiruko niwo rwambaye kubera ko tuwambara mbere y'uko dukora amasezerano ya burundu. Ubwo rero yari mu ntangiriro, turi mu rugendo, adusiga ariko umusaraba yarawambaye. Muri izo mbuto rero yatwereye niy'ibyishimo, ndararikira abagabuzi b'amahoro kugira ngo bahaguruke dufatanye kwishima, kubera ko uyu mugoroba twagize amahirwe yo kwishimana na Padiri Ubaldi ibyiza byose yatugiriye. Guma muri Yesu wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Muri Yesu wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Mu rugendo rwawe wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Muri Yesu wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. No mu gusenga kwawe wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Muri Yesu wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Mu bibazo byawe byose wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Yesu wongera ugumemo, n'aka gasura. Abaririmbyi bacu bongere bagumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Yesu wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Mu butumwa bwacu wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Muri Yesu wongera ugumemo, n'aka gasura ni ukubera Imana. Abavandimwe barakoze cyane. Ibyo byishimo Padiri Ubaldi yarabitwigishije. Ikintu cya mbere yakoraga ageze muri kominote ni ukubanza gucinya akadiho, kuko yaratubwiye ati kubyina ni umuti wa mbere uvura uburwayi abantu badashobora kuvura. Turabifata rero. Nawe igihe yabaga ananiwe mu butumwa yakoraga bukomeye, yazaga muri kominote kugira ngo dufatanye nawe kubyina yongere agire imbaraga. Imbuto y'ibyishimo rero yarayidusigiye, ntabwo tuzabyibagirwa, kandi uwo murage turacyawufite, tuzabigumana, tuzakomeza tubihamye.
ingingo ya kabiri mvugaho ni uburyo twabanye na Padiri Baridi. Twamwakiriye mu mwaka w'ibihumbi 2010, aje gufatanya natwe ubutumwa bw'abagabuzi b'amahoro, kubera ko yari yamenye ko hari umuryango usa n'uwo yari yifuza gutangira, ariko amaze kumenya ko duhari ashaka uwahanze umuryango wacu Sœur Marie Speciosa Donata w'Imana impaye wo mu muryango wa bene bikira. Araza rero baraganira, ariko umunsi wa mbere yinjiye iwacu kuri Janja muri diocese ya Ruhengeri, yahise asaba ko bamwambika uriya musaraba, kubera ko yaravuze ngo icyo yari yarifuje mu myaka ye yose arakibonye, ubwo rero nta kindi ategereje nibamwambika umusaraba. Uwo munsi yatashye wambaye, atahana ibyishimo. Uwo munsi twagendanye mu modoka, akagenda aririmba cyane, agahagarika imodoka akavuga ati ibyo nifuzaga byose ndabibonye. Ubwo rero ubutumwa bwaratangiye kuva 2010 kugeza ubwo yarasubiye muri Amerika mu butumwa. Twakoranye ubutumwa tujyana hirya no hino mu maparuwase mu Rwanda, tutazi uburyo ubutumwa we abukora. Twe twari dufite uburyo bwacu, ariko aratwigisha kugira ngo dushobore kubyiga. Yafashe icyumweru cyose aduha umwiherero, adusobanurira impamvu akora ubwo butumwa n'icyo yifuza ko abanyarwanda baronka. Atubwira ko yifuza ko abanyarwanda twese twaronka amahoro, tukamenya ibyiza byo gusaba imbabazi no kuzitanga. Mwiherero tuwurangije, ntabwo twari twese, nabahagarariye abandi. Ubwo rero twatangiye ubutumwa, dutangira kuzengurukana mu maparuwasi anyuranye, ariko ubutumwa tukabona ni byiza cyane, nawe bikamushimisha, ariko bwari buruhije. Bigatuma rero ngera ku ngingo ya gatatu, ibyo twamwigiyeho. Mbere yuko tujya mu butumwa yaratumenyeshaga ati tuzajya muri paruwase runaka, tugafata umwanya wo gusenga iminsi 9, twarangiza tukajya mu butumwa. Tugeze mu butumwa tukaba dufite discipline ya rozari idacika kugira ngo ubwo butumwa tuburangize, hanyuma tugataha. Twagera mu rugo, tukagera mu rugo saa 3 z'ijoro, padiri ananiwe, ariko padiri akagenda agapfukama hasi, n'ahari imisego akayikuraho, agapfukama hasi kuri sima, hanyuma akavuga n'ubundi rozari, akaryama ari uko ayirangije. Tukabona ko aryamye ananiwe. Bugacya saa 10 za mu gitondo, nk'uko Godibert yabivuze, nanjye nageze aho nsa naho mbuze ukwemera, nkavuga ariko buriya padiri ari amasaha koko aba yabyutse. Rero saa 10 nanjye nkaba nabyutse kugira ngo njye kwitegereza ko padiri koko turahurirayo. Padiri tugahurirayo, agahita ashyiraho isakaramento, tugashengerera saa 10, saa 11, n'abandi ubwo bakaba bari kuza kubera ubwo butumwa turi gukora. Bugacya mu gitondo tukavuga amasengesho, twayarangiza akadusomera misa, undi akatubwira ati umva sha turagiye rero, ubu turagiye, mwese mukenyere kandi murye muhage. Nuko tukajya mu butumwa, tukagaruka. Twamaraga iminsi 5, ubwo buzima bwose padiri ari uko abubayemo. Icyo yadusigiye rero abagabuzi b'amahoro, icyo twamwigiyeho ni iryo sengesho ridahagarara naho umuntu yaba ananiwe. Icya kabiri ni ugukunda abarwayi, uko yaba aguhamagaye kose, uko yaba ameze kose, ukamutega amatwi kandi ukamufasha. Hari umuvandimwe bavukana yigeze kuvuga ko yagiraga amahane. Twarabimubajije tumaze kumenyerana nawe kuko twari abana.
twamubwiraga ibyo dushaka byose, nyine yaradusetsaga cyane, aratubwira ati nibyo ngira amahane, ariko amahane ngira numva ari amatagatifu. Turamubwira ngo tuzabisuzuma neza, nitwe tuzabikubwira ko ayo mahane ari amatagatifu. Twaje rero kubibona, ni ukuvuga yagiraga amahane aducyaha kugira ngo tube intwari mu butumwa turi gukora, tube intwari mu byo twiyemeje, akaducyaha yarangiza akatwicaza, wenda turangije nko gufungura akatubwira ati bana banjye se nababwiye ibitari byo, akatubwira ati ahubwo ni mu mpamashyi kubera ko nabafashije kugira icyerekezo. Ni muri ubwo buryo padiri yatweretse ko nyine amahane ye atari amahane mabi, natwe kandi tukabibona nk'abana. Nuko urugendo twakoranye rutubera ruhire, agenda tukiri bato, ariko iby'ingenzi twari dukeneye twarabironse, turabishimira Imana. Niyo mpamvu uyu munsi twaje turi benshi kugira ngo twibuke kandi tuzirikane ibyo twamukishije mu buzima twabanye, mu myaka mike twabanye. Yatubereye umubyeyi, atubera umuvandimwe, ntabwo tuzakwibagirwa. Imana iguhe iruhuko ridashira, kandi natwe abo wasize nk'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami tuzahora twifuza gutera ikirenge mu cyawe, kuko wabaye intwari mu butumwa twakoranye. Tubona ibyiza Kiliziya umubyeyi wacu yigisha n'uburyo bwo kubibamo mu buryo butandukanye, ariko tubona imbuto nyinshi watwereye. Murakoze. Barakoze cyane. Abantu bamaze umwanya bicaye, muri aka kanya tugiye kongera duhaguruke